buryo, ukabona ntuzabyigobotora, ukabona ntabwo uzatsinda, ariko nkuzaniye ubuhanuzi agizo ni mashando wiribirifa. Imana ibeshaho, Imana itabara, Imana ivuga bikaba. Imanuwe no kukuremera ikibemeza mu izina rya Yesu. Imana imanuwe no kukuremera amashimwe, Imana imanuwe no kukuremera ubuhamya, Imana imanuwe no kugucira inzira, Imana imanuwe no kukwagura, Imana imanuwe no kukuremera umunezero, Imana imanuwe no kukuremera ibyishimo. Ndagira ngo mvugane na ubwo burwayi bumaranye igihe, ubwo burwayi bumaranye iminsi, ubwo burwayi bwakubayeho akarande, ariko none ahanga akira gukira mu izina rya Yesu. Haleluya, Imana ishimwe. Imana yacu ntirobanura ku butoni. Mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, uyu muntu Imana iramwemera. Umumama wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, uyu nguyu Imana iramwemera. Umukobwa wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, uyu nguyu Imana iramwemera. Umugabo wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, uyu nguyu Imana iramwemera. Umukobwa wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Reka nkubwire, tegerereza Imana mu mwanya wa nyawo. Umwanya wa nyawo ni uwe, nuwo kwanga icyaha n'igisa nacyo. Iyo wanze icyaha n'igisa nacyo, Imana ijya yururuka ikaza ikabana nawe. Reka nkubwire, ntabwo ariko bizahora, ntabwo ariko bizaguma, ntabwo ariko bizaba. Ijambo riravuga ngo siko bizaba ku bategereje umwami Imana, keretse abantu bava mu masezerano ari nta mpamvu. Reka mvugane nawe, zoni mashando wiribirifaye lelebotaye nini topevo niya. Imana y'amahoro igitungurana. Imana itugirire neza. Kiranuka, usenge, wizere, usome ijambo ry'Imana. Imana izagutungura. Habe mu gitondo uzatungurana, habe saa sita uzatungurana, habe nimugoroba uzatungurana. Icyo Imana yavuganye nawe kirahambaye cyane kuruta ibyo ngibyo biri kukurwanya. Reka nkubwire nshuterezo buzacya. Umva nkubwire mama, buzacya ni ukuri kw'Imana. Urimo urabona ubuzima bwawe nta forumu, urimo urabona ibyawe birimo biragucikiraho, urabona birimo birakurangiriraho, ariko nkuzaniye itangazo, buzacya mu izina rya Yesu. Hari Imana igihindura amateka, hari Imana igikuraho igisuzuguriro, hari Imana igikuraho uburetwa. Uyu muntu rero ngo igitondo kimwe yicaye ku rusengero aje gusabiriza nk'uko yamenyereye. Hari ubuzima ugiye kuzatungurirwamo, ubona igitangaza kije ku buzima bwawe. Kwa kundi wamenyereye, abantu bakumenyereye, bazi ngo ibyawe ntibikunda, bazi ngo ibyawe ntibyemera, bazi ibyawe ngo ntibizakomera, bazi ibyawe ngo ntaho bizagera, bivugisha amagambo bavuga ngo ntusobanutse, bavuga ngo ntiwemewe. Ugiye gutungurana mu izina rya Yesu. Haleluya. Ugiye gutungurana. Abantu bagiye gutungurwa n'ibikubayeho, abantu bagiye gutungurwa n'iby'Imana igukoreye, kuko Imana ibikoze itunguranye. Imana ibikoze batabizi, ibikoze batabigizemo uruhare, ibikoze itunguranye yo kabyara. Haleluya. Akira gutungurwa n'Imana. Ayizo ni mashando wiribirifa. Akira gutungurwa n'Imana. Wakire gukira ubwo burwayi, wakire gukira, wakire kubohoka, wakire kubona akazi. Umaze igihe uri umushomeri, niko abantu bakuzi mu bushomeri, bakuzi mu bukene, bakuzi iminsi, ubuzima budasobanutse, ubuzima bw'amarira. Haguruka mu izina rya Yesu. Urankurikiye, uri umukobwa uhora upfusha mariage, niwo uhora mu ruzingo, niwo abarozi bahambiriye, niwo abarozi baziritse, bakuzirikiye ahantu, nawe urara mu bintu utazi, urara usimbuka imikoki, urara usimbuka imingoti, urara uhana kugwa mu manga. Ariko nzanywe no kukubwira ngo haguruka muri ubwo buzima mu izina rya Yesu. Umaze igihe mu bushomeri, haguruka muri ubwo bushomeri. Ndaguhagurutsamo, ndi umuhanuzi w'Imana. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Mu butwari Imana impaye, mu bushobozi Imana impaye, mu mbaraga Imana impaye. Urahagurukamo mu izina rya Yesu. Urahagurukamo mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Ndaguhagurutsa muri ubwo buzima, ndaguhagurutsa muri ubwo buretwa, ndaguhagurutsa muri izo mbaraga, ndaguhagurutsa muri uwo mwuka w'agahinda, ndaguhagurutsa muri uwo mwuka w'uburetwa, ndaguhagurutsa muri uwo mwuka w'igisuzuguriro mu izina rya Yesu Kristo. Labini for shando wiribirifa. Wambara inkweto imwe, bakuzi wambara ipantaro yacitse, bakuzi wambara igitenge kimwe, bakuzi nta myenda ugira, ariko nje guhanura
agizo ni mashando wiribirifa mpanuriye ubuzima bwawe acira gutungurana mu izina rya Yesu. Imana iguhinduriye ubuzima, Imana ikwaguriye imbago. Agizo ni mashando wiribirifa. Ndashaka kubona umubare munini w'abantu bajya muri comment bakandikamo ngo haleluya nakiriye gutungurana. Manuka muri comment wandikemo ngo amina, manuka muri comment wandikemo ngo haleluya, manuka muri comment wandikemo uti ndabyakiriye mu izina rya Yesu, wandikemo uti nakiriye gutungurana mu izina rya Yesu. Ese urabyizeye? Niba ubyizeye genda wandikemo, ndashaka kubona umubare munini. Manuka ujye muri comment. Yesu ashimwe. Reka ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana. Ugarutse kubana natwe, Imana y'amahoro iguhe umugisha. Kuri wewe wamaze gukora subscribe, Imana iguhe umugisha. Ni ukuri ndabakunda cyane, ndabakunda. N'iby'igiciro gikomeye kuba warahisemo ukavuga uti reka mbane na Prophet Emma. Imana iguhe umugisha. Ni ukuri borokoze ikintu gikomeye cyane. Rero kuri we wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha kandi ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Bigaragaza yuko nkunda kandi buri munsi uko jambo ry'Imana rije, ubuhanuzi uko buje, isaha yo kubohoka igeze, ndakubona nkabona uburyo mureba, uburyo mushyiraho commentaire, uburyo musharinga, muraba agaciro cyane. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Nkuri wowe uri kureba kino kiganiro, ndavuze ngo Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza kandi ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Imana ikwagure, Imana y'amahoro igushyigikire, Imana y'amahoro iguhagarareho, Imana y'amahoro ikubambira amahema, kandi Imana y'amahoro ifungure inzira z'umugisha mu izina rya Yesu. Hari ibyo utakiraga, Imana y'amahoro ifungura umugisha ubyakire. Hari ibyo utabonaga, Imana y'amahoro ifungura umugisha ubibone mu izina rya Yesu Kristo. Ineza y'Imana iboneke kuri wowe. Uwiteka akubambira amahema kandi Uwiteka akwagure cyane kandi Uwiteka akugwiza mu izina rya Yesu. Hanyuma rero ni mwene so Prophet Emma. Nawe reba uri kureba kino kiganiro, niba utari wakora subscribe, reba neza aho hasi urebe ko wayikoze. Bireba ko wayikoze. Nusanga utarayikora ugende uyikore, sibyo? Nusanga utarayikora ugende uyikore. Nusanga utarayikora uyikore, ntacyo bitwaye. Uyikore inshuro imwe gusa, ubundi biganiro bikajya bibasha kukugeraho. Tukire kuri jambo ry'Imana, notification ihita ikugeraho rwose byihuse. Imana y'amahoro rero ibaho umugisha. Mboneraho kwibutsa abantu bashaka kuzabana nanjye mu masengesho y'iminsi 21 turi buyatangire mu cyumweru gitaha. Turayatangira mu cyumweru gitaha. Nyandikira kuri iyo nimero uri bubona aho ngaho kuri screen yawe. Amasengesho yo gusenya ibicaniro bya za karande, amasengesho yo gusenya imbaraga zose z'umwijima zimaze igihe zinaniza ubuzima bwawe. Rero ayo masengesho niba ushaka kuyabamo uranyandikira kuri iyo nimero, unyandikira uti Prophet nanjye ndashaka kuzaba muri ayo masengesho. Ushaka kuzaba muri groupe y'amasengesho, ushaka kuba mu bantu tuzajya dusengana live cyane cyane kuri TikTok, rero uranyandikira maze ubundi tuzasengana ayo masengesho. Tugira ibyo dusenya, tugira ibyo twanga, tugira ibyo turimbura, tugira ibyo twikuraho. Hari ibintu biri ku buzima bwawe byakubayeho akarande, hari ibintu biri ku buzima bwawe ubona nawe bidasobanutse, ariko Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro, izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Rero hamwe no gusenga bijya bikingura ijuru, gusenga bijya bihindura ibintu, gusenga hari ibintu bisobanura. Gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho. Gusenga, iyo wasenze Imana iruruka ikabana nawe kuko wasenze. Iyo wasenze Uwiteka ajya akingura imiryango. Iyo wasenze Uwiteka ajya gucira inzira. Iyo wasenze Uwiteka ajya yumva gusenga akamanuka akagutsindira ababisha bawe kuko wasenze. Rero gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro cyane iyo asenganye umwete. Hari dayimoni Petero yigeze abaza Yesu, aramubaza ati
ko hari umuntu twasengeye urimo abadayimoni, tukasenga abadayimoni bakiruka, hakaba n'undi twasengeye abadayimoni bakanga kumuvamo neza neza, ahubwo bakatureba bakadukanurira, ukabona ko badusuzuguye. Yesu arangije aramubwira ngo bene iyo dayimoni ntiyirukanwa n'ikindi uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari dayimoni zirukanwa no gusenga, zikirukanwa no kwiyiriza ubusa. Hari dayimoni zivaho kubera yuko hakoreshejwe impano y'itegeko. Imana itugirire neza. Imana y'amahoro itugirire neza, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Tugiye gusenga rero, hanyuma nze mpanure mu izina rya Yesu Kristo. Ndumva aka kanya isaha hari ubuhanuzi bwawe Imana impaye, hari ubuhanuzi bwawe Imana impaye kugira ngo nze kukubwira. Birashoboka ko unkurikiye uri mu Rwanda, birashoboka ko unkurikiye uri mu Burundi. Abarundi inshuti zacu ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Hari abantu badukurikiye abari mu Bugande, aho uherereye hose, abari muri Afrika y'Epfo, abari Zambia, abari Malawi, abari za Kameruni. Hariyo inshuti zanjye nyinshi cyane. Umuntu wese unkurikiye aho uherereye hose, reka nkubwire ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha. Hari ubuhanuzi bwawe rero Imana impaye, hari ijambo ry'imbaraga Imana impaye ku buzima bwawe, hari ikintu umwami Imana ntumye ko kubwira. Haleluya, Imana y'amahoro ishimwe. Hari ikintu umwami Imana ntumye ko kubwira. Iyi ni isaha y'ubuhanuzi, iyi ni isaha ya gihanuzi, ni isaha yo guhura n'umuhanuzi. Hari ikintu umwami Imana ambwiye kukubwira, kandi niwizera urabona igitangaza cy'Imana. Niba urimo urareba kino kiganiro uramenye, ntukureho, ukomeze ubane nange. Nzi neza ko Imana iri mu gihugu cyo mu ijoro iraguha umugisha kandi irakugirira neza. Reka dusengane Imana. Data, uri Imana yumva gusenga, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware. Ngushimiye imirimo yawe, ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye kurinda kwawe kwiza. Ugira neza papa, bugacya bukira. Iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera, kuko ijambo ryawe rimwe rijya ringana n'icyo ukoze. Imana ya ishimwe. Haleluya. Nyemerera rero mwami Imana, muri aka kanya ururukire gukora ibikomeye, muri aka kanya ururukire kubamba amahema, aka kanya ururukira guca inzira mu izina rya Yesu. Umuntu wese unkurikiye umubambira amahema, umuntu wese unkurikiye umukingurira imiryango, kandi yakira igitangaza binyuze muri iri jambo, binyuze muri ubu buhanuzi. Nyemerera yakire kubohoka kandi yakire ubutsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana itugirire neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turi bubone gitabo ibyakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa ibice byaho ni bitatu. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ni inkuru zivuga ku bagabo harimo Petero na Yohana, ariko ngo hakaza gukirizamo ikirema ku irembo ry'urusengero. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibyakozwe n'intumwa ibice byaho ni bitatu. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, ari cyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati, uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera, arabandaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho, akira neza ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Iri jambo bivuze ku nkuru z'umugabo witwa Petero. Imana y'amahoro itugirire neza, na Yohana.
njyewe wicaye hano ni Prophet Emma, ariko nje kukubwira iri jambo ni ry'Umwami Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo nguhanurire muri iki gitondo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire iki kintu. Uyu muntu yari yaravutse aremaye. Bibiliya itubwira ko hari umuntu wari waravutse aremaye. Uyu muntu Bibiliya iravuze ngo yarahekwaga. Imana itugirire neza. Yabagaho mu buzima bwo guhekwa, yabagaho mu buzima atisanzuye, yabagaho mu buzima atigenga, yabagaho mu buzima nta mahitamo yari afite. Imana y'amahoro itugirire neza. Ubuzima bwe bwose bwari ugupfundikanya. Ubuzima bwe bwose nta na kimwe cyemeraga. Ubuzima bwe bwose nta na kimwe cyakundaga. Ubuzima bwe bwose baramuhekaga, bamuhitiragamo. Nshuti yanjye wowe unkurikiye, hari ubuzima ubayemo mu buzima nta kintu na kimwe wikora ngo cyemere, nta kintu na kimwe ujyamo ngo gikunde. Ntabwo wihitiramo ubuzima. Ubayeho bagucumbikiye, ubayeho baguhitiramo, ubayeho bakuyobora, ubayeho baguheka, ubayeho mu buzima nawe ubwawe ibyo baguhaye nibyo wakira. Reka nkubwire, iyo uri mu buzima abantu baguhitiramo, ibyo baguhaye nibyo wakira, ibyo bakuhereje ufata ibyo. Nawe ngo yarahekwaga, ngo bakamuheka, ngo bakamutwara, ngo bakamushyira ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza, kugira ngo akore iki? Asabirize. Imana y'amahoro itugirire neza. Kugira ngo asabirize. Imana itugirire neza. Yabagaho mu buzima bwo gusabiriza, yabagaho mu buzima bwo gupfundikanya, yabagaho mu buzima nawe ubwiwe yumva akabireba kumva biramucanze. Yarahekwaga, agashyirwa ku irembo ry'urusengero kugira ngo akore iki? Asabirize. Imana itugirire neza. Iyo uba mu buzima bwo gusaba nta mahitamo ugira. Ntabwo utegeka umuntu ngo urame iki ngiki, ntabwo utegeka umuntu ngo urankorera iki ngiki. Oya, urasaba, icyo aguhaye kiba ari icyo ngicyo. Yaguha 5, yaguha 10, yabigenza ate? Niwe uguhitiramo, niwe ukumenyera ibyo aguha. Yagutuka, yagucira mu maso, urihangana kuko nibwo buzima. Uyu nawe nibwo buzima yarabayemo. Yarahekwaga ngo agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza. Nshuti yanjye unkurikiye, ubayeho mu buzima bwo guhekwa, ubayeho mu buzima abantu bagugenera, abantu baguhitiramo, abantu bagutoranyiriza, abantu nta mahitamo ufite. Ubuzima bwawe nta mahitamo bufite. Ubuzima bwawe ntabwo ujya wihitiramo. Ntabwo wahitamo ngo ndarya iki ngiki, ndambara iki ngiki, ndarara aha ngaha, ndabaho uko nshaka. Ntabwo byakunda. Kubera iki? Uri mu buzima bwo guhekwa. Ariko zo ni mashando wiribirifa, hari ubuhanuzi nkuzaniye. Nzanye ubu buhanuzi ku buzima bwawe. Igihe kirageze kugira ngo uve muri ubwo buzima bupfuye. Hari ubuzima bupfuye umazemo igihe, hari ubuzima bupfuye umazemo iminsi, umazemo imyaka. Ubuzima bwo kutabyara, ubuzima bwo kutemerwa, ubuzima bwo kudatera imbere, ubuzima bwo kudakomera. Ariko zo ni mashando wiribirifa, huzaniye itangazo rikubwira ngo Uwiteka Nyiringabo Imana, Umwami w'amahoro, aje guhindura amateka. Uwiteka Nyiringabo Imana, Umwami w'amahoro, zo ni mashando wiribirifa, aje guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Umva nkubwire mama, umva nkubwire papa, ubuzima bwawe bumaze igihe bwarapfapfanye, bumaze igihe nta shusho bufite. Hari ubuzima umazemo iminsi budafite ishusho. Ariko none ahanga ndahanura umuhanuzi w'Imana. Uyu mwaka turimo wa 2024, hari Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ije kurema ikintu gishya. Hari Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ije guca inzira aho zitari ziri. Uyu mwaka wa 2024 Imana ije kukuremera ubuhamya. Uyu mwaka wa 2024 Imana ikoresheje itegeko. Hari inzira Imana ifunguye, hari uburetwa Imana igukuyeho, hari ibyari byarakuboshye Imana imanuwe no kukubohora. Imana imanuwe no kuguha umugisha. Imana imanuwe no kuguhindurira amateka. Imana imanuwe no kukwagura. Imana imanuwe no kukuremera umunezero, kuko ari Imana ishobora byose. Reka nkubwire, ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impondo zikavuga.
ahari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Birashoboka yuko wararurira, birashoboka yuko waba mu marira, birashoboka ko waba mu maganya, birashoboka ko waba mu ntambara, birashoboka ko waba mu makuba, birashoboka ko waba mu buzima udatekereza ko uzabuvamo, udatekereza ko buzarangira, kuko nta nzira ubona yuko byavamo, nta nzira ubona. Hari ubuzima umuntu abamo ukabona nta nzira, ukabona nta buryo, ukabona ntuzabyigobotora, ukabona ntabwo uzatsinda. Ariko nkuzaniye ubuhanuzi, agizo ni mashando wiribirifa, Imana ibeshaho, Imana itabara, Imana ivuga bikaba, imanuwe no kukuremera ikibemeza mu izina rya Yesu. Imana imanuwe no kukuremera amashimwe, Imana imanuwe no kukuremera ubuhamya, Imana imanuwe no kugucira inzira, Imana imanuwe no kukwagura, Imana imanuwe no kukuremera umunezero, Imana imanuwe no kukuremera ibyishimo. Ndagira ngo mvugane na ubwo burwayi bumaranye igihe, ubwo burwayi bumaranye iminsi, ubwo burwayi bwakubayeho akarande, ariko none ahanga akira gukira mu izina rya Yesu. Haleluya, Imana ishimwe. Imana yacu ntirobanura ku butoni. Mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, uyu muntu Imana iramwemera. Umumama wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, uyu nguyu Imana iramwemera. Umukobwa wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, uyu nguyu Imana iramwemera. Umugabo wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, uyu nguyu Imana iramwemera. Umukobwa wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Reka nkubwire, tegerereza Imana mu mwanya wa nyawo. Umwanya wa nyawo ni uwe, nuwo kwanga icyaha n'igisa nacyo. Iyo wanze icyaha n'igisa nacyo, Imana ijya yururuka ikaza ikabana nawe. Reka nkubwire, ntabwo ariko bizahora, ntabwo ariko bizaguma, ntabwo ariko bizaba. Ijambo riravuga ngo siko bizaba ku bategereje umwami Imana, keretse abantu bava mu masezerano hari nta mpamvu. Reka mvugane nawe, zoni mashando wiribirifa lelebotai nini topevoniya, Imana y'amahoro igitungurana. Imana itugirire neza. Kiranuka, usenge, wizere, usome ijambo ry'Imana. Imana izagutungura. Habe mu gitondo uzatungurana, habe saa sita uzatungurana, habe nimugoroba uzatungurana. Icyo Imana yavuganye nawe kirahambaye cyane kuruta ibyo ngibyo biri kukurwanya. Reka nkubwire nshuti yanjye, birashoboka ko none ahangaha urareba epfo na ruguru, abaririmbyi baravuga ngo ugakubita hirya no hino ukabura uwo kugutabara. Urugamba ndimo kurwana rurakomeye, iyo ruza kuba urugamba rwo ku mubiri nari guhamagara inshuti zanjye, nari guhamagara abakomeye nabo bakamfasha. Ariko uru rugamba turimo turarwana ntabwo ari urugamba rwo ku mubiri, kubera ko uyu munsi urasuzugurwa n'abataka gusuzuguye, uyu munsi urafatwaho ijambo n'abataka gufashaho ijambo, abakuvuga ni abantu ureba ukavuga utari komana. Kubera iki bigenda gutya? Ariko nje kukubwira ngo Uwiteka umwami w'amahoro amanuwe no kukurengera, kandi amanuwe no kukurwanirira, amanuwe no kukubambira amahema, amanuwe no kugucira inzira, amanuwe no kukuremera ubuhamya bushya mu izina rya Yesu. Imana yacu ishimwe cyane. Izina ry'Uwiteka Imana. Imana ishimwe cyane. Iri jambo riravuze ngo uyu muntu yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Iminsi iba myinshi, umva nkubwire, ihanganira igicuku, utegereze igitondo. Inkoko yabika itabika, amaherezo buzacya. Umva nkubwire mama, buzacya ni ukuri kw'Imana. Urimo urabona ubuzima bwawe nta forumu, urimo urabona ibyawe birimo biragucikiraho, urabona birimo birakurangiriraho, ariko nkuzaniye itangazo, buzacya mu izina rya Yesu. Hari Imana igihindura amateka, hari Imana igikuraho igisuzuguriro, hari Imana igikuraho uburetwa. Uyu muntu rero ngo igitondo kimwe yicaye ku rusengero aje gusabiriza nk'uko yamenyereye. Hari ubuzima ugiye kuzatungurirwamo, ubona igitangaza kije ku buzima bwawe. Kwa kundi wamenyereye, abantu bakumenyereye, bazi ngo ibyawe ntibikunda, bazi ngo ibyawe ntibyemera, bazi ibyawe ngo ntibizakomera, bazi ibyawe ngo ntaho bizagera, bivugisha amagambo bavuga ngo ntusobanutse, bavuga ngo ntiwemewe. Ugiye gutungurana mu izina rya Yesu. Haleluya.
haleluya. Ugiye gutungurana, abantu bagiye gutungurwa n'ibikubayeho, abantu bagiye gutungurwa n'iby'Imana igukoreye, kuko Imana ibikoze itunguranye. Imana ibikoze batabizi, ibikoze batabigizemo uruhare, ibikoze itunguranye yo kabyara. Haleluya. Akira gutungurwa n'Imana. Ayizo ni mashando wiribirifa. Akira gutungurwa n'Imana. Wakire gukira ubwo burwayi, wakire gukira, wakire kubohoka, wakire kubona akazi. Umaze igihe uri umushomeri, niko abantu bakuzi mu bushomeri, bakuzi mu bukene, bakuzi wambara inkweto imwe, bakuzi wambara ipantaro yacitse, bakuzi wambara igitenge kimwe, bakuzi nta myenda ugira. Ariko nje guhanura zo ni mashando wiribirifa, mpanuriye ubuzima bwawe. Akira gutungurana mu izina rya Yesu. Imana iguhinduriye ubuzima, Imana ikwaguriye imbago. Ayizo ni mashando wiribirifa. Ndashaka kubona umubare munini w'abantu bajya muri comment bakandikamo ngo haleluya, nakiriye gutungurana. Manuka muri comment wandikemo ngo amina, manuka muri comment wandikemo ngo haleluya, manuka muri comment wandikemo uti ndabyakiriye mu izina rya Yesu, wandikemo uti nakiriye gutungurana mu izina rya Yesu. Ese urabyizeye? Niba ubyizeye genda wandikemo, ndashaka kubona umubare munini. Manuka ujye muri comment wandikemo uti ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Manuka ugenda ubyakire, genda ubyakire, byiyatureho, byiremeho mu izina rya Yesu, kuko ugiye gutungurana. Abantu hari ukuntu bakuzi, hari ukundi kuntu bagiye kukubona, bizatuma bajya impaka ngo mbese uyu nguyu byagenze gute. Imana y'amahoro itugirire neza, kubera ko wakunze gukiranuka n'iki Imana igukirije, kuko wakunze kubaha Imana nicyo gitumye Imana ikurengera, kuko wakunze haleluya. Imana ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ngo arangije uyu muntu, Imana y'amahoro itugirire neza, ngo arangije ngo haza abagabo babiri bambaye neza, ngo agiye kwitegereza abona ni Petero na Yohana, ngo bari bambaye kositimu nziza cyane. Abakozi b'Imana hari ukuntu Imana igitugirira neza, tukambara neza iyo yabyemeye. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ngo yari yambaye neza, ngo ngarabareba, aravuga ngo bariya ndabakuramo menshi. Ngo arabareba agira ngo hari icyo bari bumuhe, nabo bagiye kumubwira baramubwira ngo turebe. Oh my God, Imana y'amahoro itugirire neza. Ayiwe baramubwira ngo turebe. Umva nawe ngo abitaho agira ngo hari icyo bari bumuhe. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo abitaho agira ngo hari icyo bari bumuhe. Ngo ariko Petero arangije aterura amagambo aravuga ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite. Haleluya. Oh my God, ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite, haleluya, nawe nkurikiye none ahanga njye urimo urakubwira Prophet Emma, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ntabwo mfite icyagu, ntabwo mfite amafaranga. Niyo ukeneye amafaranga, ukeneye guhaguruka, ukeneye gukomera, ariko ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo. Ntundebere gutya nambaye, ntundebere gutya ngana. Birashoboka ko naba nanutse, birashoboka ko naba meze uko udashaka, ariko Yesu uri muri ngewe ni intwari kandi arakiza. Yesu uri muri ngewe arahambaye. Yesu uri muri ngewe ni umutsinzi. Yesu uri muri ngewe ni umuneshi. Yesu uri muri ngewe ahindura byose. Yesu uri muri ngewe ajya aca inzira aho zitari. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Arangije aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo. Haguruka ugende. Ayiwe, ndahanurira ubuzima bwawe. Zoni mashando wiribirify, ndahanurira ubuzima bwawe wowe unkurikiye. Uri mu Rwanda warwaye uburwayi, ubumaranye igihe kinini cyane, abaganga baravuye byaranze, ariko nje kuguhanurira. Haguruka kuri icyo gisasiro cy'uburwayi, ukimazeho iminsi. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu. Ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo akira gukira, akira gukira iyo kanseri, akira gukira iyo diyabete, akira gukira ubwo burwayi bwo mu nda, akira kuba muzima. Ayizo ni mashando wiribirify. Zamura Imana icyubahiro. Ndumva imbaraga z'Imana, ndumva gukomera kw'Imana, ndumva hari ubundi butware, ndumva hari ayandi mavuta, ndumva hari irindi hishurirwa, ndumva hari irindi data aje kurema bishyashya mu izina rya Yesu. Aje kurema ikintu gishya ku buzima bwawe, aje kurema ubuhamya bushya ku buzima bwawe. Ndumva data aje kwitamurura, ndumva data aje kwiyerekana, ndumva data aje guca inzira, ndumva data aje gukingura imiryango. Umva mvugane nawe.
umva mvugane nawe, hari ubuzima umazemo iminsi, ubuzima budasobanutse, ubuzima bw'amarira. Haguruka mu izina rya Yesu. Urankurikiye uri umukobwa uhora upfusha mariage, ni wowe uhora mu ruzingo, ni wowe abarozi bahambiriye, ni wowe abarozi baziritse, bakuzirikiye ahantu, nawe urara mu bintu utazi, urara usimbuka imikoki, urara usimbuka imingoti, urara uhana kugwa mu manga. Ariko nzanywe no kukubwira ngo haguruka muri ubwo buzima mu izina rya Yesu. Umaze igihe mu bushomeri, haguruka muri ubwo bushomeri, ndaguhagurutsamo ndi umuhanuzi w'Imana. Imana y'amahoro ishimwe cyane, mu butware Imana impaye, mu bushobozi Imana impaye, mu mbaraga Imana impaye. Urahagurukamo mu izina rya Yesu, urahagurukamo mu izina rya Yesu. In the name of Jesus, ndaguhagurutsa muri ubwo buzima, ndaguhagurutsa muri ubwo buretwa, ndaguhagurutsa muri izo mbaraga, ndaguhagurutsa muri uwo mwuka w'agahinda, ndaguhagurutsa muri uwo mwuka w'uburetwa, ndaguhagurutsa muri uwo mwuka w'igisuzuguriro mu izina rya Yesu Kristo. Labini for shando wiribirifa. Umva wa mukobwa we, ndaguhagurutsa muri ubwo buretwa, ndaguhagurutsa muri izo mbaraga zo kwa Nyabingi, ndaguhagurutsa zo ni mashando wiribirifa. Ndatura gukira, ndatura kubohoka, ndatura ubuzima. Wowe unkurikiye nonaha, urakira ubuzima, urakira ubutsinzi, urakira kubohoka, urakira guhaguruka mu izina rya Yesu. Ayizo ni mashando wiribirifa. Ndahanura gukira mu izina rya Yesu, ndahanura guhaguruka, ndahanura kwemerwa, ndahanura igikundiro mu izina rya Yesu. Ayizo ni mashando wiribirifa. Imbaraga z'Imana zibohora. Arangije aravuga Petero, aravuga ngo ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu. Haguruka ugende, haguruka mu izina rya Yesu. Haguruka ugende ujye gucuruza, haguruka ugende ujye kudepoza urabona akazi, haguruka ugende ujye gukorera perime. Haguruka mu izina rya Yesu. Ndakwirukanaho uwo mwuka ugutera kwisuzugura, ndakwirukanaho uwo mwuka ugutera kwipinga, ndagukuraho uwo mwuka ugutera kutiyemera mu izina rya Yesu. Tangira wiyemere, uri umutsinzi mu izina rya Yesu. Tangira wiyemere, urashoboye. Tangira wiyemere, uri umunyembaraga. Tangira wiyemere, uzagera kure. Tangira wiyemere, uzakomera. Tangira wiyemere, uzaba udasanzwe mu izina rya Yesu. Ibya mbere warabikoze biranga, ariko nje kukubwira ngo hari amahirwe yandi Imana izanye. Ayizo ni mashando wiribirifa. Lelebo tainini topevoninia lazizini wa yakudebo yasansa yibefodrere. Hari ayandi mahirwe Imana izanye, hari ubundi butsinzi Imana izanye, hari ubundi buzima Imana izanye, hari ayandi mahirwe. Haleluya, 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 haleluya. Imana imanuwe no kugusiga amavuta yo kwishima, Imana imanuwe no kugusiga amavuta y'umunezero, Imana imanuwe no kugusiga amavuta y'amashimwe. Haleluya. Ugiye gushima Imana, ugiye gushima Imana. Arangije aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo mfite, icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu. Haguruka ugende, haguruka ugende mama, haguruka ugende mama. Imana irimo iravugana nanjye, irambwira ngo hari abantu ije gukuraho igisuzuguriro. Imana irimo iravugana nanjye, hari abantu bamaze igihe barwaye, Imana imanuwe no kubakiza. Imana irimo iravugana nanjye, hari abantu bamaze igihe barabuze ibitotsi. Ayizo ni mashando wiribirifa. Imana ije kubaha ibitotsi mu izina rya Yesu Kristo. Hari umuntu nkurikiye none wabuze urubyaro, zo ni mashando wiribirifa. Urutegereje imyaka myinshi, ariko Imana imanuwe no kuguha urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Urankurikiye nonaha, Satani yaguteje uburwayi bw'umutwe, nonaha Imana imanuwe no kugukiza mu izina rya Yesu. Imana imanuwe no gutanga ubuzima, Imana imanuwe no gutanga amahoro, Imana imanuwe no gutanga umugisha, Imana imanuwe no gutanga agakiza mu izina rya Yesu Kristo. Umva nkubwire, hari ibintu byakunanije, hari ibintu byagutsikamiye, ariko Imana imanuwe no kubigukuraho. Imana imanuwe no kubigukuraho, kuko ari Imana ishobora byose, kuko ari Imana itananirwa. Imana yacu ishimwe cyane. Ndimo ndagana ku musozo, ariko ndagira ngo mvugane nawe. Ngo arangije Petero ngo ahereza, haleluya, ngamuhereza ikiganza cy'iburyo, aramuhagurutsa. Nawe ndaguhagurutsa muri ubwo buzima, ndaguhagurutsa muri ubwo buzima. Ndi umuhanuzi w'Imana, nyumva neza. Nzanywe no kuguhagurutsa mu buzima bupfuye, nzanywe no kuguhagurutsa mu buzima bwo gupfundikanya, ubuzima bw'ubucecete, ubuzima budashobotse. Nje kubuguhagurutsamo. Ndi umuhanuzi w'Imana, mpagaze mu butware bw'ijambo ry'Imana, nakoresha impano y'itegeko. Haguruka muri ubwo buzima, haguruka muri ubwo burwayi, haguruka muri izo ntambara, haguruka muri ayo makuba. Vamo mu izina rya Yesu. Va muri karande ziwanyu, va muri ubwo bushomeri mu izina rya Yesu. Va muri iyo nyatsi, va muri ayo madeni uhoramo. Natuye imbaraga z'Imana in the name of Jesus. Akira kubohoka
bishoboka mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha, izina ry'Uwiteka niriboneke kuri wowe. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, warakoze gukora subscribe, ongera ukore share na comment yawe, ni ingenzi. Turi kumwe, ijambo ry'Imana ryo nakagaruka ku Mana. Bye.